kandi ibyo ndabibwira abagabo kugira ngo tubyemere yuko we are not perfect. Maze imyaka 66 y'amavuko, maze 41 nkizwa, ariko muri iyo myaka Yesu aracya ko tuzasa ntikurerekana, aracyamindura. Reka rero dusoze dusenga, ariko nongere mbibutse ibintu bitatu. Noneho reka simbuke ngere ku by'urukundo rwacu kubera umwanya muto. Hanyuma 88 nibwo yampropose. Ariko reka mbabwire rero igishimishije. Abantu murimo gudatinga muri iyi minsi, sinzi niba hari cyangwa abadetinzwe, sinzi niba hari umuntu bigeze badetinga nkanjye. Ko igihe ibyanjye byabaye mu mwuka. Reka mbikuvugire. Oya reka mbyivugire. Ntago yabivuga nkanjye kuko ntago yavuga amarangamutima yanjye. Wazavuga ukuntu byamujemo, ariko genda mubwira uko nabyumvise. Ayayaya buretse. Ngiye nahuye n'ibibazo. 88 namutije igitabo cyo gusoma kuko twarabarokore, namuhaye igitabo cy'ubuhamya bw'umukobwa witwaga Genevieve. Cyari igitabo cyiza cyane. Arakijyana aragisoma, kirangije agirisama agapapuro gato cyane, sinzi ukuntu kangana, kari gato koko, kanditsweho imirongo ya Bibiliya. Hariho imirongo 4. Umurongo wa mbere Geneze. Oya ndabivuga uko ngiye mbyibuka, uko rego uyu nguyu yanabivuze ntiyanabyibuka, reka mbyivugire. Umurongo wa mbere wari muri Yeremiya 31, ngira ngo hari nk'umurongo wa 3. Waravugaga ngo Uwiteka yambonekeye kera, ngo aravuga ngo nagukunze urukundo ruhoraho. Ntago umva ndagira ngo mbabwire ngo ni quiz, mureke mubanze mutega amatwi mwumve quiz yanjye. Ari quiz ikomeye. Quiz murayizi cyangwa dovinette cyangwa igisakuzo niba ariko nacyita mu Kinyarwanda. Wari umurongo number 1, ntago wari wanditse utyo, wari wanditse Yeremiya 31 umurongo wa 3 gusa. Ashyiraho rimwe. Number 2 ashyiraho 2, ashyiraho Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 18. Ariko mbere ya 18 ahubwo haravugaga ngo ndaje mbabwira ukuntu byari bimeze. Haravuga ngo kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Arongera aramanuka. Oya ahubwo musubire hirya hejuru aho Adamu yise amazina. Imana ngo izanira Adamu inyamaswa zose n'ibindi abyita amazina, ngo ariko umufasha umukwiriye yari ataragira ate, yari ataraboneka. Ubwo ni akarongo gakurikiyeho n'aka kabiri, aka gatatu byari agapapuro nagasanzemo mu gitabo. Hanyuma umurongo wa 3 muribuka Yohana umubatiza atuma abigishwa be kuri Yesu. Mwise mubimenya ngo ese ni wowe wa wundi ngo cyangwa dutegereze undi. Hanyuma nababwiye ko ari quiz. Aranyandikira akantu gatoya hasi aravuga ngo iyo mirongo uyisome wenyine, ngo hanyuma usenge uzansubize. Murumva ko ari quiz, ariko namaze kuyisoma nyine numva icyo yashatse kuvuga. Kubera ko yashatse kuvuga nawe natubwira icyatumye abyandika gutyo.
amina bo yabibabwiye yuko twabanaga ku ishuri, ubundi mu barimu bari serious, yewe nari muri ba barimu bari dead serious, ntabwo ari serious gusa, ni wa muntu uba serious akamera nk'ibuye, kuko n'abanyeshuri yewe na entraîneur wa equipe ya atletisme n'abana na entraînaga barakubwira ngo entraîneur nari na préfet des études ngo niyagufashe, kuko ari ubwimbwa zabafataga, ngo niyagufashe ngo agukandire imbwa, kuko abana urumva ryari ishuri ry'abakobwa, kandi nanjye nari agahungu, nimugire ngo nimone nshaje ngo mugire ngo niko nahoze meze. Wari umwatlete mwiza cyane. Nari umwatlete, ndi umujene, mfite n'umusatsi mwinshi, mbese bene kagahungu. Abana rero bakankunda cyane cyane nka equipe yanjye ya atletisme barankundaga cyane, akaba nubwo bigusha imbwa kugira ngo nyine mbahekeya, haza nkamubwira ariko iyi mbwa yagufashe ugira gutyo ukakanda miskri kongera gasubirana, ngo coach ngo byanze vraiment, agenda nkamufatira nyine nkamukandira, harangiza bagasubira kwiruka, ngo uzi yuko ngo coach ni yagufashe ngo nta santima ziba mu ntoki ze, kuko numvaga ngomba kuba umwarimu utavangavanga. Noneho rero barimo kurangiza, ntabwo twuzuye, jewe nagezeyo mbabwira indi story atababwiye, nagezeyo yiga mu wa gatatu. Noneho ndibuka umunsi wa mbere nagiye mu ishuri, ubundi gihe nafite habitude najyaga mu ishuri icyumweru cya mbere abana bose nabaga mbaza amazina, ko najyagamo nkava ku ntebe njya ku yindi, nkahagarara iruhande rw'intebe buri munyeshuri nkamwitegereza, hayivaho nkajya ku yindi nkamwitegereza, nabaga nanditse amazina yabo nkagenda ndeba kugira ngo amasura n'amazina bihure, njye mbahamagara mu mazina. Noneho ngeze ku ntebe ndibuka ahantu yicaraga hirya, mbona agakobwa gafite akajosi karekare keza, siwe wari urimo wenyine, harimo n'abandi, ariko ubwo yagiye muri kategori y'abari kuri kategori yo hejuru. Noneho dusubiye muri salle de prof, umwarimu umwe twari twariganye yari inshuti y'abasaza be babaga i Rwamagana, n'abasaza be bakaba inshuti zanjye ko twembi twari abanyamutara. Arambwira ati ariko se, ati wabonye mushiki wa bakanaka muri iriya shuri wari uvuye kwigisha? Ntuwuhe? Ati nta gakobwa wabonye kicaye ahantu ku nguni ni Penina? Ati bigarukiraho. Ndabigisha bageze mu mwaka wa nyuma, abasore twasenganaga biyi wacu baba mentorizi ba muzehe barasenga, twajyaga duhana ibyifuzo nyine tugasengerana. By the way twaje no kuvamo abapastori twese abakiriho. Noneho umwe aviyo mu mutari wacu aza ansanga irurinda, arambwira ati rero tuje kuguha inkuru nziza. Kagira inkuru. Twarasengaga umuriro ukamanuka. Noneho araza arambwira ati twafashe amasengesho yo kugusengera, ati kandi Imana yaradushubije. Nikagira inkuru nziza, ati umugore wawe kuri hafi kuruta utekereza, ni nakabandi. Ati rwose twarasenze Imana iradusubiza, yashyizeho vi. Ati ni Penina. Ndamubwira nti baba we, ibyo ntabwo ari Imana, ibyo ngibyo ni amasantima yanyu. Ni Penina afite ibyaha bitatu. Icyaha cya mbere ni umunyeshuri wanjye, icyo ntigishobora gutuma, icyo ntabwo cyari icyaha muri sansi y'ibyaha byo muri Bibiliya, ni impamvu. Ndamubwira nti ntabwo nshobora kurongora umunyeshuri nigisha byanyicira izina. Aricara za kirazira. Ndamubwira ni impamvu ya kabiri, nge nasabye Imana umugore ndusha imyaka 4, uriya murusha 9. Ntabwo Imana ishobora kumpa umugore ndusha imyaka 9. Aricara aranseka. Ndamubwira ni icya gatatu, ntararangiza kwiga, azajya muri university kandi nge ndihuta. Arangije arambwira ngo urabizi, ngo reka dusenge nigendere, ngo izo mpamvu zose 3 mpaye nta nimwe yanditse muri Bibiliya, ngo bisigaye uzavugane n'Imana yawe. Nuko ubwo rero aragiye, ntangira kwibaza rwose koko biriya bintu nasenga Imana, ngo Imana irambwira ngo ariko ngo keep going. Ndicara ndabona se nzapropose nese kuko umunyeshuri. Noneho nandika ku gapapuro, ariko narabanje ndabitekereza, ndabisengera, mbishyira muri zo formulation. Ndamubwira ni ntacyo, reka mbyandike gutya, nantera n'akadobo, ntabwo tuzaba twavuganye. Ndazahaza mpakanire mubwire ni thank you, ariko ntagiye mu magambo menshi.
nkashyiramo yagarutse aje kuvuga yego. kwizi rero naragiye ndayikora hanyuma numva ntabwo bijyamo. Nabanje numva ntabwo bijyamo, ndanaza ndamubwira nti numvise bitajyamo kubera impamvu ebyiri. Icya mbere uranduta cyane kandi ndacyafite gahunda yo kujya kwiga. Icya kabiri wabaye umwarimu wanjye, ntabwo numva ukuntu naba umugore w'umwarimu wanjye rwose, ntabwo nazabibasha. Arambwira ati se byanditse muri Bibiliya? Ndamubwira nti ntaho byanditse ariko ndumva bitarimo. Ati ntacyo, niba ari iby'Imana ubwo ni iby'Imana, genda ukomeze usenge. Nisubirirayo nkomeza gusenga. Rero amateka nayo mwayabonye, twimariye mu 90 mu kwezi kwa 8 tariki 18. ariko wababwije ukuri ko wankundaga. Ndabona Apostle ashaka inkuru. Numva ashaka inkuru. Okay, nyuma yaho ubundi n'ubundi bwose naramukundaga. Ariko nkamukunda nk'umusore mwiza uraho, cyane cyane iyo yabaga yambaye akabrujini ke n'agakote. Yakundaga kuba afite akabrujini n'agakote ka jacket, afite na afro, afite ukuntu yazamukaga ahantu ukabona biraryoshye. Ariko ntabwo ibyo byatumaga numva ko yambera umugabo. Ikindi namukundiraga cyane, yagiraga amaso manini. Ubu ngubu amaso arashaje, yari afite amaso meza, tukayita amaso y'inyana. Ayo maso rero nayo narayakundaga cyane. Nibuka mwemerera namukoreye poeme nziza cyane, kandi nayise maso y'inyana. Ni wowe bivuze? Ako niko nari ntababwiye. Reka rero dukomeze, kuko turashaka kuvuga pillars. Ubwo mwabyumvise? Pillars y'ijambo ry'Imana. Mwumvise ko ari byo twahereyemo, ariko no mu rugo rwacu nibyo ryatwubakiye. Ikintu cya mbere cyadufashije ni ukubakira ku ijambo no gusengana. Reka manze mvuge gato muri fiançailles, kuko biraza kurangira dutahiye ubuhamya. Ari no ku cyumweru nta kibazo, nta yindi nyigisho irimo. Buriya ngewe nababwiye mbere yuko kubera ko nkuko yababwiye iriya myaka ngewe nagiye kwiga mu Bwongereza, mvuyeyo nzanye masters, numva ntazasubirira Rulindo kuko hari hakiri muri troncome. Ndasenga mbwira Imana, mva rero nta kuntu namvuye kwiga mu Bwongereza mfite masters, ngo masters yo mu Bwongereza muri 86 njye kwigisha muri troncome. Imana yambwira ngo noneho usubirayo nigiye ukohereje. Ariko iyo myaka yambereye imyaka ya discipline. Oya, twari twarahuye n'ubundi ahubwo yari imyaka ya training. Icyo gihe cyo kwicara yagiye mu Bwongereza muri 85 nza na gatandatu. Urumva twari twarahuye 83 ku ishuri, 86 ajya mu Bwongereza. Twari tunaturanye mu Mutara. Murumva ni byinshi. Gusa sinzi impamvu tutari tuziranye mbere. Ngira ngo hari ibintu Imana igira gutya igakora. Babaga bari mu mahema hirya. Iyo twajyaga bavuga yabaga ari hirya ngiyo, sinanamenye ko ari wawe. Nuko icyo nendaga kubabwira za principe. Jewe nakoreragaho ubushakashatsi bwo kugira urugo. Nibyo ntibyari kubaho kubera ko maze gukizwa. Nabwiye Imana ndabwira mbere Yesu, sinjya menya kuvangavanga. Undinde sinzavanga vangi. Imana impa secret, irambwira ngo ibyo kwifata no kwihambira no kugira gute ubivemo, ujye ugendera imbere yanjye ukiranuke. Ntangira kwiga kugendera mu maso y'Imana. Nuno munsi jewe rwose niyo wanshyira hehe nakubwira ngo iyo mbonye Satani azanye bya bintu bye by'ibigeragezo, nsuyicinga muri dimension ya Yesu, nkabwo numva rero Yesu amaso yawe ambeho. Iyo umutima wanjye ubizi ko Yesu andeba, ngira ubutware nk'ubw'intare. N'ibyaha ntibikoraho. Twaruzuye twemeranya ko number 1 tutazigera turyamana mbere yuko twimariye. Ko nibaza ukuntu ndi umuvuga butumwa uzarongora umugore utwite, nkumva ntibizagenda. Turabyemeranya. Icya kabiri twemeranya ko tuzajya tuvugana ibintu byose. Icya gatatu za principe nababwiraga, twatangiye gupanga urugo rwacu tukiri abafiance. Kuko nubwo yari umunyeshuri nambwe ngenda wige rwose, je sinanashaka no kurongora umunyeshuri. Ugende wige nzagutegereza aho uzarangiriza, tuzimara uzasanga diplome. Ariko izo principe tuzigenderaho.
noneho igihe kiragera nawe ahura na politike y'iki gihugu. Yigaga muri universite muri 1989. Mumbabarire gusubira mu mateka y'u Rwanda. Abanyeshuri b'abatutsi benshi kubera ko byegeraga cya FPR yagiye gutera muri system bari baramaze kubimenya yuko hari ibintu birimo ku barabirukanye babashakira impamvu barabirukana. Burya rero ibyago byabamwe biba umugisha w'abandi. Baramwirukanye ndamwe numva reka rero nkubwire ibyago byawe ni umugisha wanjye, reka dupange ubukwe. Dupanga ubukwe, abashatse n'akazi yakabonye ngira ngo hasigaye icyumweru ngo twimariye. Bihitira aho ngaho ibintu byacu twari twabipanze, jewe byose nari nabiteguye, Yesu yarabimpaye biri ku murongo. Ariko ndibuka reka ko nkavuge kuko karafasha muri wealth, biriya bya health and wealth. Twari health pe rwose. Iyo twahuraga twakoraga ibyo bintu bitatu: gusengana, guterana umwete mu nzira no kuganira, tugapanga planning y'ubuzima bwacu. Icyo gihe rero tutangiye gupanga ubukwe twemeranya yuko noneho tugomba gutunganya inzu yacu ko yo nayiguze ariko ituzuye neza. Baramutwereraga kuko yabaga hariya, inzu yacu yari muri kariya gace kuri abazaho 525 yari yegeranye na 525, kandi aba kwa musaza we kuri stade. Nimugoroba rero akajyaza tugahana raporo, kambwira tuyu munsi kwa kana k'abantwerereye bampaye aya, nanjye bantwerereye bampaye aya. Twapanze ubukwe kugeza no ku mavarisi yazanye. Amafaranga turayateranya, twemeranya ibyo azazana n'ibyo azasanga, twemeranya uzagura ibi muri reception na biriya, tubipangira hamwe byose ku buryo ari health twari tuyifite na wealth dutangira kuyisangira. Ku buryo nkora ibintu byo kugura amavarisi mu Bwongereza, nari nakuye amavarisi meza. Ndabona ntuzagura amavarisi, nta mpamvu yo kugira amavarisi menshi. Ayo bazaguhaye amavarisi uzaza utwara ari hano ushyiremo ibintu, hanyuma turabipangana. Kandi guhera uwo munsi byabaye culture y'urugo rwacu. Ubwo mutureba tugira konte zimwe, tugira konte ebyiri twebwe. Kuva icyo gihe tugira konte dukoresha kura, tukagira n'indi konti iba hirya itagira na sheki, kugira ngo dukureho amafaranga. Iyo ya saving no kujya muri banke tukaka agapapuro ko gukora transfer tukayohereza ku ntuza. Bituma ugira urugo ruri balanced kandi ruhora ruri secure mu buryo bw'umutungo. Ibyo rero twatangiye kubipanga tukiri abafiance, hanyuma dukora ubukwe turi Maria tujya mu rugo iwacu. Wenda ubwo ku cyumweru tuzibanda cyane kuri icyo cya wealth family, uburyo health family ibyara wealth family. Twikomereze kuri health family, urugo rufite ubuzima bwiza. Yababwiye ko pira ya kabiri ari communication. Communication rero ni ikintu cyiza kandi gikomeye. Twayize mbere nkuko yababwiye, je nari mutari ko yaranyigishije. Yambereye umwarimu mwiza mu rugo, yambereye umugabo mwiza, yambereye inshuti nziza, byose yaranyigishije. Rero ikintu cya mbere muri communication yanyigishije kikaniryohera nuko iyo twabyukaga twarasenganaga, kuko communication ya mbere n'Imana yari must mu rugo rwacu. Gusengana mu gitondo, gusengana nimugoroba, kugeza n'uyu munsi. No tunabyaye na nyuma yaho. Urugo rugira season, murabizi. Season zose kandi zirahindagurika. Ariko nshima Imana ko tutigeze tuva kuri iyo gahunda. Iyo yabaye gahunda iri pirikomeye, fondasiyo ikomeye y'urugo rwacu. Kandi mbere yo gusengana, ikindi twakoraga n'uyu munsi tugikora cyadufashije, wenda namwe uyu munsi cyabafasha, cyari ukubyuka tugasuhuzanya, twarangiza tukabwirana aho turi bwirirwe. Urakora iki uyu munsi? Uririrwa mu biki? Tukabivuga. Icyo gihe nta telefone zahabaga nk'izo dufite mobile. Reka da, umuntu yaragendaga uko yakagiye mu gitondo akagaruka nimugoroba utazi uko yiriwe. Kuvugana rero ngo ndirirwa aha ndaba ndi kumwe n'uyu na runaka naha nabaga nzi aho aherereye. Wenda byaba bituma atinda kuko twari mu bihe bibi. Twavuye ko twimariye muri 90. Abantu benshi ntago baza amateka y'igihugu, ariko cyari igihe kibi cyane, hari za bariyeri, hari ibihe bitoroshye. Iyo nibura nabaga mbonye ko yatinze nabaga nzaho ari, kavuga ntubu ngubu yagiye ku rusengero uyu munsi, ari mu masengesho arangira kuri isaha, nkaba nzi ko muri ayo masaha ameze gutyo ndi bumubone. Byaramfashaga. Ibyo bintu byagumyeho n'uyu munsi turacyabikora. Iyo tubyutse tuvugana aho turi bwirirwe n'ibyo twirirwamo, tukabona uko tubisengera, biratwubakira. Kandi
hari ikindi byadufashije. Nk'ubu ngubu kenshi hari ubwo barimo kwigisha nk'uko telefone ntiriho, ushaka kugira emergency, kuko nzi ko ari hano muri women, mfite emergency nzi ko arimo kwigisha, simbura umuntu wo muri women mpamagara nkamubwira nti you know what, ndashaka pastor Irijama, mbabarira umushaka mumbwirire ko mushaka. Murumva rero ko ibyo bintu byaradufashije cyane muri communication. Communication ifite za pillars nyinshi, akunda no kuyigishaho murabizi, ariko yatubereye ikintu cyiza. Ariko kamvuga indi side iri negative, kuko hari igihe abantu bavuga ibintu byiza gusa mukagira ngo kwa pasiteri ni mu rugo nk'urw'abandi, imvura iragwa, imivi igatemba, imiyaga igahuha, bigatembera ku nzu, bigasanga iri kuri fondasiyo ikomeye. Muri communication ntabwo uyu mugabo ntiduhuje, ni umugabo ndi umugore, yababwiye ko ibyo bigenda straight to the point. Ni umuntu w'umurojike cyane, akunda ibintu bya logike bikomeye. Ngewe nkaba too emotional, nuko nimereye, genda madamu wendi bwana, nuko bimeze. Rero kubera ko tudahuye, tudasa, tutameze kimwe, ntitubura gukocorana. Murumva nyine umuntu uri emotional n'undi uri muri logique, hari igihe bidahura pe, sibyo? Tukagira ibitekerezo bimwe bireba iburasirazuba n'iburengerazuba, tukagira amadiscussion atarangira, atari bubone no gufata noneho rero bigenda biti icyo gihe. Reka mbaheho ubuhamya. Ibyo bintu byarangoye cyane, kuko icyambere nari muto, nabanje kwibwira yuko ari ukwanduta, ntabwo nari nakamenya ibyo ari byo. Nkavuga nti buriya ni ukubera ko anduta, niyo mpamvu iyo mvuze A yumva B, nkagira ngo ni ukubera ko ari mukuru ugenda mutoya. Ariko naje gusanga atari yo mpamvu, ahubwo uko ateye n'uko nteye biratandukanye. Rero byadufasha igihe kugira ngo tubashe kugendana, tunarebe hamwe nubwo tudahuje. Nibuka rimwe muri ibyo bihe bitoroshye, nari nagize ibibazo ku kazi. Hari igihe twahuraga n'ibibazo, kuko ugakubitwa ugataha wumva ushaka aho uririra. Akaba rero ari umuntu uzi gutanga ibisubizo bye biza vuba cyane, kandi nanjye sinashakaga yuko ampa ibisubizo. Njye nishakiraga ko antega amatwi, akajya avuga ngo yo pole sana, mbese nuko byagenze, mbese akanyihera urutugu, nkarira akampa pole, akampumuriza, bikaba birarangiye. Hanyuma ahita ambwira ngo ariko ibyo biroroshye. Ntabwo mwabyumva, kumva umuntu waje yumva ashaka aho aririra, ukamubwira ngo ariko ibyo biroroshye, ngo kuki ibyo bintu rwose wabyegereje umutima. Mbese muri rwa rurimi rw'uyu munsi wavuga ngo kuki wabyegereje umutima cyane, jya woroshya ibintu. Ayiwe, ndamubwira numva rero nkubwire, ntabwo ari icyo nashakaga umbwira ngo pole. Ati yo, rero ikintu navanyemo, isomo navanyemo, mbagira inama, mbabwira akabanga. Mureke tujye tubwirana expectations zacu. Buriya aba bantu ntabwo babasha kudusoma mu mitima, ni abantu nk'abandi, ntabwo ari Imana. Ntabwo bashobora kumenya ibiri ku mitima yacu. Mwebwe mubabwire ibyo mukunda, mubabwire ibyo mwifuza. Ibyo ni byo somo nakuyemo muri communication. Nize kumubwira ngo uzi ikintu mba nshaka yuko uvuga ngo yo, ngo pole sana. Nuko nguko kandi yatangiye kubyiga, akantega amatwi, akampa pole, yarangiza akanangira inama, kuko ni umujyanama mwiza cyane, akampa inama. Ariko ibyo guhitamo ibisubizo yasanze bidakora, arabivamo. Ubwo rero abatanga ibisubizo vuba nkawe, mutangire kwiga no kuvuga ngo gutega amatwi, mwige no kuvuga ngo yo, ngo pole. Ariko niko bigenda. Ngira ngo turagana ku musozo. Buriya mu marembo ntawe ujya haririra. Twebwe mu marembo tuba twarabaye tafu, tugashaka ibisubizo, hanyuma wagera mu mahema bagatangira kukubwira ngo reka tunarire. Ariko umuntu arabyiga. Ahubwo reka mbwira abagabo, wenda ubwo kimwe mu bintu abagabo ndabizi, njya nkora counseling y'ingo nyinshi, kimwe mu bintu bigora abagabo nuko gutega amatwi. Kuko twe tuza dufite ready made solutions, ibisubizo tukaza twabikoze,
ukumva umugore agomba kwicara ukamuha ibisubizo, yanakubwira ko afite ibibazo ukamwereka ko rwose utagomba gufata imbeba ngo uyite intare. Hari nubwo najyaga mbimubwiriza expressions iyo nkamubwira ariko ntugafata amapusi ngo ugire ngo ni ingwe, ibibazo ujye ubica amazi ubigire bitoya. Icyo rero iyo ni logique y'abagabo. Ngira ngo amateraniro nk'ayo ikintu adufasha no gutangira kumva yuko logique z'abagabo zinatandukanye n'iz'abagore, ariko ikibikemura ni iki? Kubwirana uko tumeze, expectations, ukamenya ngo kuko ntabwo umugabo wawe ari Imana, nta nubwo ari na murumuna w'Imana, nta nubwo ayitwaza ibitabo nk'uko bamwe bajya bavuga, aza ari umuntu gusa. Hanyuma ugomba kumukuramo umugabo wawe. Bivuga iki? Kuvuga ngo uyu mugabo agomba kumenya, akamenya ko njye ntekereza gutya kandi akanyakira. Ibyo rero ngira ngo ni amasomo tugenda twiga. Nanjye ndi umupastori kandi ndi n'umwarimu, no kwiga narize, ariko ntabwo tujya turangiza kwiga. Ngira ngo tugomba kwiga kuba humble, ukamenya ko rwose umuntu ashobora gutanga ubuhamya gutya ngo ngo umugore wa pastori yavuze ko hari ibintu batumvikanaho. Jewe nta kintu bintwara, kubera ko hari ikintu niyemeyeho. I'm not perfect. Kandi ibyo ndabibwira abagabo kugira ngo tubyemere yuko we are not perfect. Maze imyaka 66 y'amavuko, maze 41 nkizwa, ariko muri iyo myaka Yesu ko tuzasa ntikurerekana, aracyampindura. Reka rero dusoze dusenga, ariko nongere mbibutse ibintu bitatu bituma urugo ruba rwiza. Number 1, urugo rwubakiye ku Mana. Kandi reka mbigire practical, ko hari igihe tuvuga ibintu bya teori. Urugo rwubakiye ku Mana rurasengana. Ntabwo ari kuvuga ngo rurasengana.